Yes, nongeye kugusuza mwaye ikaze ikomeje kuri cyane Ericsson phone, nongeye kumva kuri microphone ndi Ericsson. Yes, mwaye ikaze. Ese waba warigeze gutunga amafoto meza kwibutsa ibihe bitandukanye yo mu bwana cyangwa se ya event yari yabaye igikorwa runaka, warangiza amafoto ukaza kuyabura? Ese waba warigize wibwa telefone bitunguranye, nta handi wigize ubika amafoto, nta wundi muntu wigize woherereza amafoto yawe, bikarangira ayo mafoto uyabuze burundu n'ubungubu ukaba ntaho wayakura? Ese uyu munsi wa none ufite amafoto meza muri telefone, ariko uramutse uyabuze muri telefone irimo ukaba nta handi wazigera uyakura? Yes, uyu munsi rero mufitiye igisubizo kuri Ericsson phone. Uyu munsi rero ngiye kukuganiriza uburyo wabika amafoto yawe mu kirere, mu mwuka, mu buryo utazigera uyabura. Yes, tubona akantu ku kandi rero, nge ndi Ericsson kuri microphone, naho channel yo ni Ericsson phone. Reka nizere ko wamaze kuyikoraho subscribe, kuko ibyiza byo nakagaruka. Uyu munsi rero ufitiye uburyo amafoto yawe ufite uyu munsi wa none ushobora kuyibikira ku buryo no mu myaka 40 iri imbere, mu gihe uzaba ugihari na email yawe, amafoto yawe azaba abitse neza cyane. Utabikora gute? Ni uburyo bwo kubika amafoto yawe ukunda uyu munsi wa none, uyashyira kuri email, then igihe cyose wajya uyakenera, igihe cyose wahindura telefone iyo ufite yagira ikibazo, yapfa, yakibwa, cyangwa se wayihindura mu bundi buryo, amafoto yawe asigara ari safe, kandi igihe cyose akaba hari amafoto akwibutsa ibihe bitandukanye, amafoto y'ubukwe, amafoto ukiri mutoya, uburyo wayibikira. Ndagufite rero, ndakwinginze ngo umpe amasegonda 4 n'igice, hagati ya 4 n'igice ndetse na 5, nze nkwereka uburyo dufata amafoto yawe twarangiza tukayibikira neza cyane kuri email. Ngende Ericsson, banzere ko kuri iyi channel wamaze gukoraho subscribe. Ikindi nakwibutsa, mbere yo kugira ngo ubike amafoto yawe kuri email, banza urebe niba uyibuka email yawe neza, niba uyifite muri telefone, ukaba utibuka password. Ufitiye ibiganiro byabanje no kuri Ericsson info, wasubira inyuma ukajya kureba uburyo twiyibutsa password za email twaba dufite muri telefone. Numaze numara kureba ibyo biganiro, niba utibuka email yawe cyangwa se password yayo, ugaruke urebe iki kiganiro ndetse utangire wibikire amafoto yawe kuri email. Ngende Ericsson, reka nizere ko amaze gukora subscribe kuri channel, kuko ibyiza byo nakagaruka by'umwihariko mu ikoranabuhanga. Yes, welcome. Reka tujyane amasegonda 4 n'igice, ndaba nkweretse uburyo wakibikira amafoto yawe kuri email. Yes, ndongeye nkuhaye ikaze, ndacyari Ericsson. Ako hantu rero turi buze gukenera uyu munsi wa none ni Drive cyangwa se Google Drive. Dore ngaka rero, aka ngaka kandi kukwereka, uraza kumekinga sure neza niba kari update muri telefone yawe. Niba katari update, urajya muri Google Play, nurangiza urebe ko kari update, uhita uka-updatinga kugira ngo kajye kuri version ihari uyu munsi wa none. Yes, turihuta rero, turasabwa ibintu bibiri: hari ifoto cyangwa se amafoto arenze imwe wowe ushaka kubika, noneho ugasabwa n'iyi Drive. Ubwo rero turabanza tuze hano mu mafoto, cyangwa se hari ifoto yawe. Ngewe ndashaka kubika ino foto, iyi ngiyi y'umuziki, kano ka logo k'umuziki. Tudatinze rero, turaza dukore hano kuri share. Ntago bitinda ngira ngo ino video itwara umwanya muto cyane. Dukora hano kuri share, aha hasi kuri aka kantu ka share. Nitumara gukora kuri share, ndaza nkore share hano. Nitumara gukora hano, turaza ahangaha tugiye gusharingira, tuze dushake aka Drive. Bivuze ngo iyo ugiye gusharinga, hari ahantu henshi, hari Bluetooth, hari Facebook, hari WhatsApp, ndetse hari n'abantu musanzwe muchatinga, ariko uraza urebe ka application ka Drive. Aka ngaka ka Drive tuze tugakoreho.
nitumara gukora kuri drive turaza ahangaha handitse file name. Ifoto yawe ushobora kuyita izina runaka. Ahangaha ushobora kuza wenda ukayita music kubera ko ngiye kubika ifoto ijyanye n'ibintu by'imiziki. Nawe ifoto ushobora kuyandikaho itariki wayifatiwe cyangwa se wayibikiye cyangwa se bari muri iyo foto kugira ngo nujya kuyishaka muri drive bizakorohere ube wanayisacinga. Aho kuyishyira rero email ngiye kuyishyiraho ni iyi ngiyi. Ushobora no kufitemo email nyinshi, urugero ushobora kufitemo nyinshi ukaza ugahitamo iyo ushaka kubikaho ya foto yawe. Ubwo rero ufite nyinshi wakora kuri aka kantu aka wamara kugakoraho ugahitamo email ushaka gushyiraho niba ufite email irenze imwe muri telefone. Yes, nitumara kubikora dutyo ngewe ngiye kubika kuri iyi email. Iyi ngiyi yitwa yes, ndabika kuri iyi. Nindangiza nze nkore update hano, nze nkore kuri update. Yes, bivuze ngo rero nindamuka ngiye gushaka ifoto yanjye ndajya kuri ya email nabitsemo, mitenza nsangemo ya foto yanjye. Yes, kujya gushaka rero ya foto nabitse ndaza kuri ya email, ndaza hano ngiye muri ka drive, hahandi muri kano ka drive akangaka ngaka ndinjiramo. Nimara kugeramo ndaza dore ngaka gafoto ahangaha ndakora dore ngaka kano k'imbere. Bivuze ngo muri drive ka gafoto kanjye karimo uburyo bwose nakoresha ifoto nayitakaza, telefone nayitakaza mu gihe nkifite email yanjye ndetse na password ya email. Telefone yare yose igihe icyo ari cyo cyose nzafatira telefone ifoto yanjye ndayifite kandi ibitse mu kirere. Yes, General Erikson, reka nizere ko twabanye guhera ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma. Naho ubutaha mu bindi biganiro, ikibazo cyangwa se igitekerezo muri comment ndapiningaho WhatsApp group link yayo ku buryo wayinyuramo kaza muri WhatsApp ukatubaza ikibazo niba ari icy'umwihariko cyangwa se igitekerezo cy'ikiganiro ushaka ko twazagukorera. Nge ndi Erikson, channel yo ni Erikson 4. Reka nizere ko wamaze kuyikora subscribe kandi like ni ingenzi ku kiganiro, ndetse ukibuka gukora share kugira ngo ikiganiro niba ari cyiza kibashe kugera ku bandi. Yes, ciao naho ubutaha.